ni kenshi hagiye humvikana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagishinje igihugu cy'u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ndetse twakubwira ko hari na raporo z'umuryango cyangwa se z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagiye zigaragaza ko u Rwanda rushyigikira umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwakunze kubihakana rukagaragaza ko rwose ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23. Kuri ubu twakubwira ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gushimangira ko amahanga ashinja ingabo z'u Rwanda kuba muri Kongo akwiriye kubanza kwibaza impamvu hafatwa icyo cyemezo. Ashimangira ko mu gihe iki kibazo kitashakiwe igisubizo harebwa impamvu muzi hatazigera haboneka igisubizo. Iyo rero biri ni ibibazo n'ubundi by'umwuka mubi ukomeje gufata indi ntera hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Ni kimwe n'ubundi mu byananze ikiganiro perezida Kagame yagiranye na France 24 ndetse gisohoka kuri uyu wa kane. Cyagarutse rero kandi ku zindi ngingo zirimo amatora ateganyijwe mu Rwanda n'ibindi. Rero ibyo tugiye kubagezaho ni ibyanditswe n'ikinyamakuru Igihe bigaragaza uburyo nyine France 24 yabazaga perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse perezida w'u Rwanda nawe akagenda asubiza. Umunyamakuru wa France 24 yabajije perezida w'u Rwanda Paul Kagame ati mu kiganiro giheruka perezida Tshisekedi yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari jenoside yikubye inshuro 10 mu mubi yabaye mu Rwanda mu 1994, ndetse gutunga urutoki avuga ko ukwiriye n'ubundi ibirenze urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Niki mwasubiza? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero yasubije ati ntabwo ushobora gusubiza ibintu byose umuntu avuze, byaba gukabya cyangwa ibinyoma. Abantu bari guhunga ibibazo byabo ahubwo bakabigereka ku bandi, ibyo n'ubundi bihuye n'ikibazo. Utekereza ko ijambo jenoside ritaje kubw'impanuka? Ntabwo navuga kuri ibyo ngo nirengagize gusobanura neza ikibazo kiri kuba. Ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bikwiriye kumvikana neza cyane no kuri uwo muntu uyoboye kiriya gihugu. Asa n'umuntu nibura ufite ubwenge bumwibutsa mu buryo burobanuye icyo kwita ibiri kubera hariya. Kubera ko mu Rwanda dufite impunzi 100,000 kandi bakomeza kuza, kandi benshi muri bo bamaze imyaka irenga 20 ndetse bafite aho bahuriye n'iki kibazo, kandi abantu batakaje imitungo yabo, ubutaka bwabo, ndetse nabo bafitanye isano n'inshuti zabo ziciwe mu burasirazuba bwa Kongo kubera bari bo. Ishusho y'ibyabaye mu Rwanda mu 1994 uko imyaka ishira yaragiye ikurira mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse abantu 100,000 ndi kuvuga mu by'ukuri ni inshuro 4 cyangwa 3 z'abandi bari muri Uganda, kandi ntekereza ko hari n'abandi bagiye ahandi bakuwe aho batuye mu mitungo yabo, ndetse ubuzima bwabo burasenywa kuko biswa Abatutsi. Abatutsi bo muri Kongo bagomba gufatwa nk'Abatutsi bo mu Rwanda mu 1994. Rero ati Abatutsi bo muri Kongo bagomba gufatwa nk'Abatutsi bo mu Rwanda mu 1994. Kandi mu by'ukuri ni ibintu ubona iyo urebye n'imikorere ye cyangwa se n'imikoranire yubatswe mu burasirazuba bwa Kongo, hakazamo Burundi, ndetse n'imvugo zakozwe n'uwo muntu uvuga ibyo mu ruhame mu bitangazamakuru, avuga imvugo z'urwango, ubufasha buhabwa FDLR ari nayo yishe icyo gice cy'Abanyarwanda mu Rwanda, uburyo bihuza barangajwe imbere n'ubu buyobozi bwo muri Kongo bukabyirengagiza, ugashaka kubyita ikindi kintu gituruka ahandi hantu kubw'undi muntu. Ntekereza ko ugomba kuba hari icyo ubura mu buryo bw'imitekerereze. Umunyamakuru ati ushatse kuvuga ko adafite ishingiro? Aha nta nubwo ari we ndi kuvuga n'umuntu uwo ari we wese wumva ibyo akaba yanatekereza ko afite ishingiro. Hari ubuhunzi rero twakubwira ko n'ubundi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yajya abazwa n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, harimo ubuhuza buri kugirwamo uruhare na Angola bwo kugerageza guhuza n'ubundi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ndetse nawe perezida w'u Rwanda nyine na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akabazwa ati ese ibyo twumva bigaragaza ko ibi bitazakunda cyangwa muracyafite icyizere?
nawe agasubiza ati ntabwo mbizi ariko twebwe twavuze ibintu tudaca ku ruhande, hari ibiganiro byo mu karere kacu, hari ibiganiro bya Rwanda muri Angola, habayeho n'ibiganiro bya Nairobi muri Kenya, kandi habayeho n'ubundi buryo bwo kugerageza gufasha gukemura ikibazo. Umunyamakuru ati ariko nta musaruro byatanze, sibyo? Yega ariko u Rwanda buri gihe twaritabiriye kandi tugira uruhare mu buryo bwose dushoboye kugira ngo bitange umusaruro, ariko Kongo isa naho ifite ibindi bitekerezo kuko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zajyanywe hariya kugira ngo zifashe, bucya zirukana zana izindi cyangwa se zana irindi tsinda yahisemo ryabo, yari yizeye ko bagiye kumurwanirira kugira ngo abashe gukomeza ibyo amaze igihe akora, azana ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi, azitandukanya n'iza EAC, hari n'abandi. Ibintu byose rero byajemo urujijo, ariko ruri guterwa n'abo bantu bari gusakuza bavuga ko bijujutira ibibazo. Umunyamakuru ati uracyiteguye guhura nawe amaso ku maso nubwo hari ibyo bibazo byose uvuze? Nawe ati nabonye ari ushyiraho amabwiriza. Ntabwo nigeze nshyiraho amabwiriza. Ubwo natumirwaga i Rwanda mu kiganiro cyangwa se mu kugirana ibiganiro ku burasirazuba bwa Kongo na Kongo muri rusange ku bibazo biri hagati yabo n'u Rwanda, nari mpari. Nyuma rero hari inama zo ku rwego rwa minisitiri zagombaga gutegura igihe tuzahurira. Ushobora kubaza uruhande rwa Angola, nari niteguye guhura nawe n'uwo ari we wese. Ese uracyiteguye cyangwa amazi yamaze kurenga inkombe watakaje icyizere? Nawe ati ntabwo ntekereza ko icyo kibazo ari cyo cy'ingenzi cyane kubera ko birasa naho uri gutuma nsubiramo ibyo navuze. Nakubwiye ko buri gihe nahoze kandi mpora niteguye. Iyo nza kuba ntiteguye nari kukubwira nti siniteguye, ariko ibyo ntabwo ari byo nakubwiye. Rero umunyamakuru n'ubundi yakomeje amubaza n'ibindi bibazo bitandukanye, ndetse amubaza ati mu mezi ashize Loni, Amerika, Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byashinje u Rwanda ibitari gufasha M23 gusa, ahubwo no kuba mu buryo butaziguye hari ibikorwa by'ingabo muri Kongo. Hari raporo z'inzobere zo muri Loni ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ibi nibyo. Perezida w'u Rwanda nawe ati kubera icyo u Rwanda rwajya muri Kongo cyangwa rugashyigikira M23, icyo kibazo kigomba kubazwa n'uwo ari we wese ushaka kumva icyo kibazo, nyuma akaba yagikemura. Kubera ko ugomba kumva M23 ni bande, kuki bavutse. U Rwanda ntabwo rwaremye M23, yaremwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ati ariko ibyo nibyo ko M23 yaremwe n'u Rwanda, umuryango mpuzamahanga uvuga kurema M23? Ntabwo ntekereza ko nigeze numva bavuga ko twe twaremye M23. Ibyo bavuze nuko tubashyigikiye, ibyo bavuze nuko tubashyigikira. Kuri nge ikibazo nuko ubwo dushyigikiye umutwe uhari, kubera mbere na mbere niba ihari kuki tutareba impamvu muzi y'iki kibazo. Ntabwo ukwiye kwemera ibyo bavuga byose kuko ari umuryango mpuzamahanga, ugomba kuba ufite ibimenyetso. Iyo niyo mpamvu dukomeza kubagaragariza ibi. Ni gute basobanura ko dufite ibihumbi amagana by'impunzi, abantu bahigwa mu burasirazuba bwa Kongo kubera bari bo none ubu barashaka kubahindura abanyarwanda kandi ari abanyekongo? N'ibyishiro byagiye bibazwa n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kuko ari aho umunyamakuru yamubajije ati utekereza ko ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda ku buryo rushobora gufata ingamba zo kwirwanaho? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati twabivuze ku mugaragaro, nta banga ririmo. Biteye impungenge kuba Kongo iri kwihuza cyangwa iri kwihunza ibibazo byayo, ibibazo by'abaturage bayo yambuye uburenganzira bwose, ikabica, ikabahohotera. Hari imvugo z'urwango, hari ingengabitekerezo ya jenoside iri gukwirakwizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ntabwo ari ibintu bipfa kubaho gutyo gusa.
hari iryo hohoterwa rikorerwa abo baturage bitwa abatutsi, bityo ibigomba kubabaho bikwiye kumera nk'ibyabaye kubo mu Rwanda mu 1994. Hari n'umusanzu ba FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside imyaka 30. none se umuryango mpuzamahanga urabaza iki? Umunyamakuru ati ariko basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitandukanya na FDLR. Kagame ati none se bagomba kubinginga? Ni nko kubwira Kongo ngo icyo kibazo mu gikemure, niba mubishaka, nimutabikora turi kumwe. Kuri twe rero ikibazo wakabaye ubaza ese ibi bibangamiye umutekano wacu? Ni ikibazo rwose. Hanyuma se dukwiriye kugira icyo tubikoraho? Tuzabikemura mu buryo dutekereza ko ari bwo bwa nyabwo. Intambara na Kongo irashoboka. Ndi ku munyamakuru yabajije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'u Rwanda nawe ati ubajije ikibazo kijyanye n'icyo Tshisekedi yagiye agarukaho. Wowe n'abandi yabwiye ko azazana intambara mu Rwanda agakuraho guverinoma n'ibindi. Niba umuntu avuga ibintu nk'ibyo mu bihe nk'ibi, ku ruhande rumwe ushobora kwibwira ko ari kwikinira cyangwa se nta kindi ufite cyo kuvuga. Ku rundi ruhande urebye amateka yacu n'ubunararibonye dufite, nta kintu na kimwe dukinisha. Umunyamakuru ati bivuze ko mwiteguye kurwana bibaye ngombwa? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ati byaba ko ibibera mu burasirazuba bwa Kongo bigeze ku butaka bwacu cyangwa se ikindi cyose, twiteguye kwirwanaho kuko n'ubundi turaha kuko twaharanira uburenganzira bwacu. Ntabwo twatinya kuvuga ko hagize utubangamira, nta banga ririmo. Twiteguye kwirwanaho. Ntabwo bufite ko ibihugu byo mu burasirazuba byo mu burengerazuba bw'isi byabafatira ibihano ku bw'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko ziri muri Kongo. Perezida w'u Rwanda ati reka nkubwire, ukurikije amateka yacu uko ibintu byagiye bihinduka, nta cyadutera ubwoba. Tariki 15 Nyakanga amatora, uziyamamaza hamwe n'abandi babiri. Nta utavuga rumwe na leta ugaragara urimo, ku cy'u Rwanda nta hangana rikomeye rihagaragara. Perezida w'u Rwanda ati abatavuga rumwe na leta abahari nubwo uvuga ko ari bake, sinzi niba hari umubare runaka umuntu akwiriye kuba afite. Niba ushaka kumenya ibibera mu Rwanda, ukwiriye kubanza kumva uko ibintu bikorwa. Uko ibintu bikorwa iwacu ntaho bitaniye n'ibibera ahandi. Umunyamakuru ati kuba utorwa hejuru ya 90% ubona ari ibintu byiza ku Rwanda. Perezida w'u Rwanda ati uko ibintu bimeze bitandukanye n'ahandi, ntacyo bintu nkwaye kuba hari uwatorwa n'abantu 15%. niba waba ari uko bimeze, bigutwaye iki kuba umuntu yatorwa 90% niba waba ariko bimeze? Hari ibinyamakuru biherutse kwishyira hamwe bisohora n'ubundi inkuru ziswe Rwanda Classified zishinja u Rwanda kugirira nabi abanyamakuru batavuga rumwe na leta. Perezida w'u Rwanda asubiza ati ibyo bakoze si ugushaka kugaragaza ukuri kuko nta perereza bigeze bakora. Icyakora bigaragaza aho bakomoka. Buri gihe ni ukwiyenza, ubwirasi. N'ubundi twicaye nk'aha uzasanga umunyamakuru muri ibyo bihugu yishimiye kungaragaza nabi, antuka, hanyuma kitwa intwari. Ibyo rero nibyagiye bigarukwaho n'uyu munyamakuru wa France 24 ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro bagiranye, kuko ibyo tubasomeye byose byanditswe n'ikinyamakuru igihe.com.